tutavuze ngo twirwane ni muri AFC, tutavuze ngo M23 muri AFC, ibyo tutabigiyemo geographically dusanga tuvuga amakuru yacu ko Minembwe iri separate na rest y'ubundi butaka bugenzwa na AFC. Ubwo tuvuze guhera Bukavu warungu kuzamura usubira za Bukavu na Goma. Yego. Geographically twagiye tuvuga kenshi yuko haba urukuta rwo hagati ya Minembwe, urumva mu buryo bw'ubutaka n'ikirere, na hahandi AFC M23 isanzwe igenzura ruguru n'ahandi. Hakabura rero cyakiraro tujye tuvuga buri munsi ya sudire ituma Minembwe context urumva ihuzwa na rest of controlled zone za M23. Ubwo harimo Mwenga hagati warungu na Uvira ukandagiramo induru zikavuga, Mwenga abantu bose bakozemo amajanja ariko bagatinya kuyifata, yari M23 iba muri Mwenga ariko igwaneho iba muri Mwenga, urumva ariko kubaka icyo kiraro byaragoranye. Yego. Hagati hari tikuri ivuga ngo iyo habajijwe ibihugu bituranye, urumva harabifata ku mayunga yungu gutya nk'awa mu Rushirisoni, ngo none se turabyumva abarwandofone sana sabwo bw'abatutsi hahandi ruguru barahigwa pe, hari umuzana ndameza nabi, sibyo? None se na warungu abo bantu barahari bahigwa aho handi hasigaye naho mwagiye kureba abantu barenga nayo kugira ngo mubakiza ko kaga kabazengurutse, ubanza hari igisubizo kibura. Cya gisubizo kandi mu Minembwe hari abarwandofone barimo guhigwa n'abatutsi uyu munsi batari muri ya kingdom uko yashushanyije bira twigaga muri primaire. Bishoboka ko ibihugu runaka yaba Liberia yaba Angola cyangwa Cote d'Ivoire hari igihe bishobora kuvuga ibintu bikumvikana by'abantu barengana, sibyo? Ariko bajya kugira mu Minembwe network ikagenda igira gutya iduindiringa igenda ishira, sibyo? Igenda igabanuka. Minembwe drone zikaba zirarasha. Ikibazo cya drone nabonye ko cyagarutse. Hakaba hamaze imyaka myinshi hibazwa ni gute crisis ya Minembwe yahuzwa n'iyabandi batatu muri Kivu no muri Kivu yindi sigaye kandi gatwarwa ku meza aringaniye ikavugwaho mu buryo busa no mu buryo bungana. Ndavuga ku meza y'abantu baganira. Reba operation amaze iminsi akora kuko urumva ubona ko Kinshasa tagitinze gufata Minembwe kugira ngo inama ya Londres izabe, urumva? Yego. Ujya kuvuga Minembwe ajya vango ngo turahafite aho ngabyo abaturage cyemuye, ariko abanyaminembwe base amatama barabo kubishoboka byose ku buryo iyo tufata zayijyana Londres, kuko bugerega haburaga nk'amasaha 3 ngo Minembwe ifate. Yego. Ariko bararwana mpaka kugira ngo yembo nako iriya nama ya Londres nta hantu itandukanye n'ibitero bimaze iminsi mu Minembwe, kuko bose bashaka kujya Londres, buri wese afite ijambo ari buvuge kuri Minembwe. M23 zarwane bishoboka byose ku buryo yubaka ikiraro kuri Mwenga gihuza Fizi n'ikiri cyo gisigaye. Ntabwo yashaka kubikora militarere, urumva, itabanje kubisasira no kubisuziriza mu rwego rwa politike. Ubu none itimenize Minembwe kibara kwirasa amadrone kandi Londres yiyamya abantu, urumva? Yego. Ubu none M23 yakumanukira igafata Mwenga igafata na Uvira, wayibaza ngo mu gihe tugiye mu Minembwe kubera ko wa muntu twamwiyamye Londres, isi yamwiyamye Londres akaba yakomeje n'amadrone. Rero turaza kureba Uvira avamo na Mwenga irafatwa. Ubundi ntabwo wafatana utahabanje kubanuza na politike, kuko nyine Minembwe yagiye mu mboni z'isi na Amerika irabyemeza ko ifite ikibazo cy'ama drone strike, urumva? Ariko bishoboka ko hari bano bantu nawe uzabibona niyo bagiye gutanga umusada M23 bagiye Minembwe, nyine urumva banyura mu gace kuwo barwana, nta nubwo babikubwira ngo babitangaze bari fieri yabyo, ariko bafasha ahandi babitangaza bari fieri yabyo, ariko iriya espace yabagoraga. Nicyo kintu mbona bubatse, niyo mpamvu biba yabihano wabihanwe pole, ariko muri cadre politique kuki byaje byegeranye ari coincidence. Bishoboka kuba Minembwe kugira ngo ibe n'umusada, ibone ibigori nako ibe n'umunyu, ibone isukari, bishobora kuba byajyaga biba ikibazo kuri M23 nabo bavuga ko ikorana nabo ushyire mu Rwanda, uzi ko u Rwanda rutabyemera. Ese kuki dosiye izwiho n'u Rwanda kuki tigiye muri cadre ya Doha, urumva? Hagati ya affaire de Doha na leta ikigirwa muri cadre ya affaire de Congo n'u Rwanda, kandi izo ntuze zose zihari. Ese ko bavuze ngo DRC ngo biyemeje ngo n'u Rwanda gushyira influence ku bari muri crise ya Minembwe kugira ngo Minembwe ibone amahoro, noneho Congo Kinshasa niyo munyamafuti muri Minembwe uyishyira influence ninde irishyira influence iri influencing ubwayo.
hari undi muntu se uri andehoro ya leta idafiteho controle urimo guteza ikibazo abanyamunembwe kugira ngo basabe Kongo mushyire pressure kuri uriya urumva nibyo nyambabwira ngo abantu muri Kongo wagira ngo ntabwo baza amayeri y'intambara iyo leta iza kuvuga iti wenda yakutumana ngo mazito nibo bazunza abanyamurenge baraducika bakaduca muri humye twebwe ntabwo turi kumwe nabo ubwo Kongo Kinshasa ari kubisabwa gushyira influence kuri Yakutumba no kuri Ngoma Nzito none Ngoma Nzito na Yakutumba bari kumwe na FARDC nibo bajya gutera abanyamurenge ubundi yewe nicyo nakuyemo navuze ngo ndakomeza kuvuga ko ibihano atari ikintu cyiza sibyo sanctions ariko ubwo tugiye muri politique tuye uburemere bw'ibintu Sandrine yego ndakubwiye ngo ubu ngubu agaho kagiye kubona umunyutsi ibintu byagiye mu nyandiko ko Minembwe ifite ikibazo kiguma gukemuka banavuze ngo immediately urumva immediately bishobora kuba AFC M23 iki gice kiri Goma gutanga umusada wa Minembwe no byabagoraga kuko byose babikora bazi ko leta Kinshasa ntibyuka ibyubahiriza n'ubundi yabyutsira sibitaro muri make Amerika ikaba iri kwandestandinga ibibazo Minembwe iri guhura nabyo irimo kubafasha ni nko kubicira ijisho ngo noneho muzongere kugira ikintu muvuga ngo mwabuze uko mugerayo kandi mugiye kuzimya drone kandi twarabishyize mu masezerano byanditse. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. We duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke nibikira inzozi kuko ubu twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Bwa mbere mu mateka kesi ya Minembwe geographically yari ikunze guteza ikibazo. Nakubwira umbaze icyo kibazo ni ikihe? Tutavuze ngo twirwanire muri AFC, tutavuze ngo M23 muri AFC, ibyo tutabigiyemo geographically dusanga tuvuga amakuru yacu ko Minembwe iri separate na rest y'ubundi butaka bugenzwe na AFC. Ubwo tuvuze guhera Bukavu warungu kuzamura usubira za Bukavu na Goma. Yego. Geographically twagiye tuvuga kenshi yuko haba urukuta rwo hagati ya Minembwe urumva mu buryo bw'ubutaka n'ikirere na hahandi AFC M23 isanzwe igenzura ruguru. Hakaba andi makuru avuga ko iyo uvuze ikibazo cy'abarwandofone bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo sibyo gisabundinga mu buryo bubiri bujya bugora guhuza uti gute gisabundingamo abanyaminembwe abanyamurenge yego reka muri Kongo by'amoko barabivuga ubwo n'abatutsi muri Sud Kivu hasa Minembwe sibyo wavuga ikibazo cy'abarwandofone situ uko bimeze uyu munsi washyiramo ubwo bw'abatutsi ukajya Masisi sibyo ukajya no mu bindi bice nyine bya za Rucu n'ahandi. Hakabura rero cyakiraro tujye tuvuga buri munsi ya Sudire ituma Minembwe context umva ihuzwa na rest of controlled zone za M23. Ubwo harimo Mwenga hagati warungu na Uvira ukandagiramo induru zikavuga Mwenga abantu bose bakozamo amajanja ariko bagatinya kuyifata yari M23 iba muri Mwenga ariko igwaneho iba muri Mwenga urumva ariko kubaka icyo kiraro byaragoranye. Yego. Hagati y'indi tikuri ivuga ngo iyo habajijwe ibihugu bituranye urumva harabifata ku mayunga gutya nk'awa mu rushirisoni ngo none se turabyumva abarwandofone sanasabwo bw'abatutsi hahandi ruguru barahigwa pe hari umuzanenda ameza nabi sibyo none se na warungu abo bantu barahari bahigwa aho handi hasigaye naho mwagiye kureba abantu barenga nayo kugira ngo mubakiza ko kaga kabazengurutse ubanza hari igisubizo kibura
cya gisubizo kibura cyongera kuboneka kigeze mu Minembwe, urumva? Kandi hagati harimo ikibazo, harimo espace itabahuza. No kuvuga ngo kera uko amateka bitwereka kingdom y'u Rwanda sibyo ntabwo yageraga mu Minembwe, kandi mu Minembwe hari abarwandofone barimo guhigwa n'abatutsi uyu munsi batari muri ya kingdom uko yashushanyije biriya twigaga muri primaire. Bishoboka ko ibihugu runaka yaba Liberia yaba Angola cyangwa Cote d'Ivoire hari igihe bishobora kuvuga ibintu bikumvikana by'abantu barengana sibyo, ariko bajya kugera mu Minembwe network ikagenda igira gutya iduindiringa igenda ishira sibyo, igenda igabanuka. Minembwe drone zikaba zirarasha. Ikibazo cya drone nabonye ko cyagarutse hakaba hamaze imyaka myinshi hibazwa ni gute crisis ya Minembwe yahuzwa n'iyabandi batatu muri Kivu no muri Kivu yindi isigaye kandi igatwarwa ku meza aringaniye ikavugwaho mu buryo busa no mu buryo bungana. Ndavuga ku meza y'abantu baganira. Ibyo ukabihuza n'iki? Ukabihuza nuko na Tshisekedi ubona yashatse kwitundira kuri Minembwe, urumva? Nkaho idafite kivugira, nkaho ntayihuriye n'ahandi n'ibibazo by'abandi na buri kimwe cyose. Reba inama maze iminsi akora muri Bibogobogo n'abakongoro n'abayakutumba. Izo nama ntabwo yazikoze Warikare, izo nama ntabwo yazikoze muri Rucuru, ntabwo azikora ahandi hantu. Reba operation maze iminsi akora, kuko urumva ubona ko Kinshasa atagitinze gufata Minembwe kugira ngo inama ya Londres izabe, urumva? Yego. Ujya kuvuga Minembwe ajya vango ya ngo turahafite aho ngabyo twaragiye kemuye, ariko abanyaminembwe base amatama baraboko ibishoboka byose ku buryo iyo turufata zayijyana Londres, kuko ubugere gahaburaga nk'amasaha 3 ngo Minembwe ifate. Yego. Ariko bararwana mpaka kugira ngo yembo nako iriya nama ya Londres nta hantu itandukanye n'ibitero bimaze iminsi mu Minembwe, kuko bose bashaka kujya Londres, buri wese afite ijambo ari buvuge kuri Minembwe, kugira ngo Minembwe idahuzwa na case yo mu yindi Kivu isigaye ikaba synergy ifite uburemere busumbye ubwantu batekerezaga. Hanyuma rero nkatekereza ko kawaida ni opinion yanjye hari ikibazo cyadaga cyita kikaganirwaho iyo espace nyura hagati nayo mateka ateye gutyo akaburirwa igisubizo ariko cyaborekeye Washington. That is why noneho security ya Minembwe, urumva, yaba expressed n'u Rwanda aribyo kishize gatashakaga kubwa Tshisekedi we abayumva icya Minembwe n'ubusidi kivu cyavugwa n'u Burundi. No kuvuga ngo influence y'u Rwanda yarenze uko abantu bayitekereza muri Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo igera no mu Minembwe, kandi decision y'umutekano wa Minembwe ifatwa hagati y'u Rwanda na Kongo pana kugira undi muntu bayitwerera n'undi muntu yitwerera. Sudire yabaye, Sudire imaze kuba Amerika ibirimo. Amerika iravuga uti nitutakandisha abanyarwanda ibihano kugira ngo abanyakongomani babe babirangariyemo, urumva, baraza gutekereza ko twatanze na Minembwe nk'abanyamerika twaya dusanzwe badukeka ko n'ubundi hari byo tuzi muri Kivu y'amajyaruguru muri Kivu isigaye. That is why ibihano rwose abahanwe bahaye Paul, ariko muri cadre politique ndabona biriya bihano sanctions ari nk'ikivunjanyo cya Minembwe yashyizwe ku meza. Noneho uzajya uvuga Rucuru, uzajya uvuga Minembwe igiye kugisawundinga nka Rucuru, urumva, wavuga Minembwe na drone yaho igasawundinga nk'iya Masisi, urumva. Noneho ya narrative ya myumvire ya Kinshasa yo kuvuga ngo mujye muvuga musobanura aho nibura nizo kingdom yanyagarukiraga, bakabashaka kwiburiza no kwibreakinga no kuyisenya ikavaho, ikibazo kikareberwa aho kiri hose. Nubwo umutuvuga ikinyarwanda yaba ari Kisangane naho bazabyomekaho, nubwo yaba ari muri Rubero naho bazabyomekaho. Iki kibazo kizagera gikemuka muri ubwo buryo. Bimwe nakubwiye ngo M23 zarwane bishoboka byose ku buryo yubaka ikiraro kuri Mwenga gihuza Fizi n'ikiri cyo gisigaye. Ntabwo yashaka kubikora militarere, urumva, itabanje kubisasira no kubisuziriza mu rwego rwa politike. Ubu none itimenize Minembwe kibara kwirasa amadrone kandi Londres yiyamye abantu, urumva. Yego. Ubu none M23 yakumanukira igafata Mwenga igafata na Uvira. Wayibaza ngo mu gihe tugiye mu Minembwe kubera ko wa muntu twamwiyamye Londres, isi yamwiyamye Londres akaba yakomeje n'amadrone. Rero turaza kureba Uvira avamo na Mwenga irafatwa. Ubundi ntabwo wafatana utabanje kwanoza na politike, kuko nyine Minembwe yagiye mu mboni zisi na Amerika irabyemeza ko ifite ikibazo cy'ama drone strike, urumva. Ariko bishoboka ko hari bano bantu nawe uzabibona niyo bagiye gutanga umusada M23 bagiye Minembwe, nyine urumva banyura mu gace kuwo barwana. Nta nubwo babikubwira ngo babitangaze bari fieri yabyo, ariko bafasha ahandi babitangaza bari fieri yabyo, ariko iriya espace yabagoraga. Nicyo kintu mbona bubatse, niyo mpamvu biba yabihano wabihanwe Pole, ariko muri cadre politique
kuki byaje byegeranye ari coincidence n'uguma mu maso abakongomani bavuga ngo none ngo babahanye bibagiwe ako kantu none ako gakoryo babakoze kuko banye badashaka ko case ya Minembwe iba treated in the same category na case iri muri Kivu y'Amajyaruguru kandi Kisekedi n'umuhanga azi neza ko yifashe mu buryo buri administrative urumva ari cyo kintu cyabaye ugafata Minembwe ukayongeraho n'indi crisis y'abandi batuye mu bindi bice bisigaye ntabwo ushobora kubatsinda bano bantu Kisekedi iteka yumva yakubita abanyamurenge akabatsinda ukwabo n'abatutsi banakavuga cyane niho basize utugara agenda baca bibice agashyira habitwaga abandi no kuvuga batakivuga rega no rukivu habaga abantu bameze nk'utugara biyise ngo nabantuza ngo nabanyemera urumva ngo bavuga ari ikinyemera ntibavuga ikinyarwanda sibyo so ngewe rero ubyita ibihano bitagetinga company privé na leta ifite ukuntu babakorana birashoboka buri ugiye kubicekinga sibyo ariko bishoboka kuba Minembwe kugira ngo ibone umusada ibone ibigori nako ibone umunyu ibone isukari bishobora kuba byajyaga biba ikibazo kuri M23 nabo bavuga ko ikorana nabo ushyire mu Rwanda uzi ko u Rwanda rutabyemera ese kukira dosiye izwiho n'u Rwanda kukitigiye muri cadre ya Doha urumva hagati ya affaire de Doha na leta ikigirwa muri cadre ya affaire de Congo n'u Rwanda kandi izo ntuze zose zihari ese ko bavuze ngo DRC ngo biyemeje ngo n'u Rwanda gushyira influence ku bari muri crise ya Minembwe kugira ngo Minembwe ibone amahoro noneho Kongo Kinshasa niyo munyamafuti muri Minembwe uyishyira influence ninde irishyira influence iri influencing ubwayo hari undi muntu se uri andehoro ya leta idafiteho controle urimo guteza ikibazo abanyamunembwe kugira ngo basabe Kongo ngo mushyire pressure kuri uriya urumva nibyo nyambabwira ngo abantu muri Kongo wagira ngo ntabwo baza amayeri y'intambara iyo leta iza kuvuga iti wenda yakutumana ngo mazito nibo bazunza abanyamurenge baraducika bakaduca muri humye twebwe ntabwo turi kumwe nabo ubwo Kongo Kinshasa ari kubisabwa gushyira influence kuri Yakutumba no kuri Ngoma Nzito none Ngoma Nzito na Yakutumba bari kumwe na FARDC nibo bajya gutera abanyamurenge ubundi ko zire influences ibihugu bisaba kuzikoresha kugira ngo umutekano ugaruke ntacyo nubwo batavuze amazina leta kukatuvuye ngo u Rwanda rwa influence ga FCM 23 bati mureka amanyanga hana uwo babwira Kongo Kinshasa ngo ibushyire influence ninde kari ikora amanyanga mu Minembwe yabihakanye se FARDC ubwo yavuze utara mu twavutse urwanya abanyamurenge cyo kora tubona baragwana ituzi byabo none umuntu umwagitere mu kintu asabwa gushyirwa influence nande iyi influence kwa ni leta yindi itegeka ntuza itegeka Kongo itari Kongo ku giti cyayo jewe nicyo nakuyemo navuze ngo ndakomeza kuvuga ko ibihano atari ikintu cyiza sibyo sanctions ariko ubwo tugiye muri politique tuye uburemere bw'ibintu Sandrine yego ndakubwiye ngo ubu ngubu agaho kagiye kubona umunyutsi ibintu byagiye mu nyandiko ko Minembwe ifite ikibazo kiguma gukemuka banavuze ngo immediately urumva immediately bishobora kuba AFCM 23 iki gice kiri Goma gutanga umusada wa Minembwe no byabagoraga kuko byose babikora bazi ko leta Kinshasa ntibyuka ibyubahiriza ubundi yabyutse irasibitaro muri make Amerika ikaba iri understandinga ibibazo irimo kubafasha Minembwe iri guhura nabyo irimo kubafasha ni nko kubicira ijisho ngo noneho muzongere kugira ikintu muvuga ngo mwabuze uko mugerayo kandi mugiye kuzimya drone kandi twarabishyize mu masezerano byanditse na Uvira haririmo no gusubirana Uvira imibonamo ariko no gukura Burundi muri ibintu bya Kongo erega nuko abantu batabyumva niba Uganda ifite influence ya operation Shuja muri Turi na Beni Butembo niba bavuga u Rwanda ngo ruba rukurikirana akantu kandi muri Kivu yindi sigaye narakubwiye ngo initially n'u Burundi bwagombaga iyo bwitwara neza guhabwa uburenganzira cyangwa se kuba understood urumva kubibera muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe included none Burundi bwagiye mu Minembwe bwigize indwanyi no kwica abanyamurenge bwabwikuye amata mu kanwa niba ariko nabyita cyangwa se iyo ubwo burenganzira kubera ko Burundi already nka byari mu mategeko muvuga ngo kwihana umuburanyi umuntu w'umucamanza waciye imanza akarundura umujyi ucimanza hano mu Rwanda ninde reka tumureke tuzane izina rye agara niki urumva ariko mbona aburana imanza nyinshi yego sibyo no kuvuga ngo ubu Burundi bwarashutswe butuma butacicara mu nteko nk'inyangamugayo kuko uburana aravuga ngo uyu ndamukeka amabana namvire mu rubanza yego
sibyo none butayi baba ahubwo bagomba kuba bubazwa ibyaho buramuswa mu gihe bwari kuba bwagiye burengera umunyamurenge mu gihe bwari kuba FARDC yarashe drone Minembwe bukayirasira mu kirere mu gihe bwari kuba bwashyizeho operation yo gushyira abanyamurenge umunyu n'isukari nka leta bagaca mu bazarendo barwana ko bamuve mu nzira dushyira abantu iki aho bwambariye inkanda buhambariye bucocero politike y'abantu baraho ngaho wagira ngo uzi Igiswahili politiki siasa upumbavu siasa mbovu urumva abantu ntabwo bazi kwitwara mu bintu can you imagine none se isi yose yarashasho shuja ari wari uvayishira akabazo cyangwa umukongomano wese kubera kagiye wovuga grafikari intuze Uganda iravuga uti aho hari IDF habyana byakode ko n'iki byose ubwo impamvu ntiyabonetse u Rwanda ruti ntidushobora gutuza ingabazo ubwirinzi bwacu na FDR aho ngaho kongiti ko kirahari n'iki batubwo n'ibihari rero aho umupfu ari niho n'inkona ziba sibyo mwebwe murango dufite Red Tabara ngo dufite iki n'iki ngo dufite Nzabamema mufite ama division yageze kurangaye ntimurafata umunzabamema numwe ntimurafata Red Tabara numwe haro bari batwereka ariko zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.